mu misozi yerekeye amataba yo mu micyamo nyarucyamo hagati mu ngeri y'umuvumba amahara kubiri muri iyi nzira. Ku mezi 6 mbura indebo mbura kivura ndi umuvanda ndetse yo namira nayo ncira yose arangubwa kabiyanga. Burya koko ngo buto buroshya nahoranaga intego uko ndyamye nkarota kuzaba piloti nkanambara ikoti nkatunga amanoti nkayuzuza konti inzozi zo mu butoya. Koko izina ni ryo muntu ku myaka 8 inzira itagira indeshyo napanze urugendo rwo kwimuka icyari inziranye ibirenge n'agasashi mu kwaha natwaye mu twenda. Nageze Nyabarongo igisheke nahaciye kindema mu bugingo nkomeza kapitali Kigali Nyarugenge umurwa abanyabwenge kuhaba ari ubugenge ntagira iry'Ubugande nibwo ngeze go gose ngira ngo ni Lagos kazaho super deep itunga umuryango. Nkomeza kuzerera ngo ndamira ubugingo nyamara mbura uwampa n'indagara z'indundi mboneza yo gusyaga ngerageje biranga. Ubwo ijoro riraguye amatara y'uruvange atamirijwe umuhanda kamurika adahwema sinkamenye ko bwije kandi ijoro riguye. Umuriro waragiye umutima ugwa mu kantu iteme ndigira intaho magorwa. Mu gitondo nabyutse amaso nzi ngo ndareba nyamara nta kureba nkagerageza kureba singira umuntu ndeba nashakaga umuntu wagwije ubumuntu ngo andangire umuntu utunze ubumuntu musabe ku bumuntu. Ambaraje natwaye mu twambaro nza nayakiwe hafi aho kundagara ngo nishyure rogi muri iryo teme. Mboneza y'ubukarani zintege zibinteja nagerageje imizigo ngo mbona amazimanto mu gihe nanjye nari umuzigo kuri njye ubwanjye n'igihugu. Yesu mwene Mariya na Yosefu aragasingizwa Kristo wa munsi ajya kuva ku isi ngo yisubire iburyo bwa se ati muzagube mu murwa. Ese umurwa yavugaga ni uzi ko impanuka iyo zije abahuruye kureba ngo no gutabara aho bagatabara abasanzwe mu kaga babambura utwabacuzwa n'imyenda biteye agahinda magorwa iyo ndebye y'inzira itagira indeshyo. Gucumbika imbogo nkakimirana mwogo nkanyura igahogo cigatiye uruhago mpambuka Nyabarongo tari mu bumbogo nkisanga Nyabugogo suko nangaga Chicago. Yewe naragowe ndarwara ndaremba nta muti umureti capati yogati n'umugati ari wo muti uyu mutima mu ruturuturu udatinya gutonganya uyu mubiri niko magorwa. Naririye umwanda muri uyu murwa nganyira buri wese kubw'amaramuko naraye ubuzamu ngo ndonke indamu nagangitse ingangi ngumi buri ngano ngerageje gusenga kubw'amaramuko. Mu rusengero nerekeje y'ubwo ngo mbazi yahanze ibyo tubona ndetse imbwire ninde nyiri kosa ari nge magorwa n'uwandemye. Ndi gushaka kwinjira mu ngoro bashyiraho urugi barambuza ngo nge ndasa nabi sininjire ndetse imyenda nambaye ntimeshe. Nakomeje kwicara hafi aho ngaho nkajya numva ababwiriza mw'iyo ngoro ngo ubu twese twari mu ishusho imwe. Singira uwo ngusha bemera mwese kandi singira uwo nyobya kuko nanjye ndemera cyane birazwa ariko se Eva niba yararemewe Adamu ninde wazanye irambagiza gusa ibyo turirira hari ababirirana n'ibyo turirana hari ababiririra. Magorwa naguye ntagoye aya magara ajya ngarambira muri aya magana y'amaganya nkabura uwo nganyira. Narembeye mw'uru rugendo nka nibaza iby'uru rugendo dutangira tuje aha ku isi n'iminsi tuzamara itazwi. Dore nawe uravuka ugacuka ubwo ukiga ugatsinda biteyeho ugatsindwa ukabyara ugahembwa ugaheka ugahingwa ukarwaza ukarembya ugahinga ukarumbya ubwo abandi bakeza ugahinga bikanga ukabyara ukarumbya abahandi bahirwa amahara kubiri muri uru rugendo. Njya nkwirwa imishwaro nkagwiza ikimwaro ntagira n'ikiraro inyegama ari ikiraro amahirwa ari umuziru. Njya nibaza ibyanjye magorwa ndetse nkabura kenge ko kubona agahenge nkabura n'ubugenge bwo kugegena ingingo kuko ntafite ingengo. Njye nkomeje kugorwa muri aya magorwa bizaba hazaza dore ko biducanga bigatuma duhanga birenza abahanga bidasaba uburanga. Amarira n'agahinda birampanda buri uko ndyamye inzozi zikaza ari nako zinsubiza mu bwana. Ubu bwanwa bwimuye ubwana ubwema bwimuye ubworo ubwenge bwimuye ubwira ubwire bwere ku irembo.
namwe ryahiriye rigacya kongera kwijima ni ikosa dore ko gukosa atari ikosa kudakosora ikosa niryo kosa. Intero nimwe duhamye intego izi ntege mwituma zibinteja hari ubwo byakomeza bikanga nubwo byagumya bikugoye byange bitinde bizakunda. Gusa njye nibaze nimva ku isi ntazongera wenda kuvuka amahirwe nahombeye ku isi akazaza mu yindi si zaza. Kugorerwa mwaya magorwa ntibyitwa ubugwari, kugorwa ukarenganya abandi ntibyitwa ubutwari, kunyura mu bigoye burya biba bikwiye, gusa mujye musenga ntibigahora iteka.